uwera. ahubwo utabaye mutagatifu uri muzima uba mutagatifu wapfuye ngo bikumarire iki? Kugira ngo ujye udusabira. Kubera ko igitangaje hari uwo mwari bwumve no muri abanga bacira imanza baba bapfuye bakavuga bati mu by'ukuri rwose tuje hano kuri iki kiriyo ariko mushiki wacu turabizi ko atabishoboye ntabwo yagiyeyo. Ari bwamwumve? Oya, ntago namwumva. Ngo abantu bose apfa kuba ari mu idini, iyo apfuye bavuga ko yeraga ariko ntibabimubwira akiri muzima. Baravuga uyu mushiki wacu yakoreye Imana, uyu muvandimwe yakoreye Imana, bagiye mu ijuru turabizi, ariko akiri muzima ntabyo mwamubwiye. Ni ukuvuga ngo uyu muntu yabaye mu bwoba bakigiye hapfuye, amaze gupfa ubeshya abantu ko agiye mu ijuru. Ushaka ko warabivuze kandi koko ni nabyo kuko ni umwizera, ariko uyu muntu ntabwo yigeze agira amahirwe yo kuryoherwa ubu buzima bwo kwera, ntabwo yigeze abibwirwa. Igihe cyose yahoraga aburamo, hari ibyo utaruzuza, hari ibyo utarakora, hari ibyo utarakora, uracyaburamo, ntusenga neza, ntiwiriza neza, ntutanga neza, ntukiranuka, ntiwihana neza, akazarinda apfa nta byiringiro afite by'ubugingo. Hanyuma kumva ye bakavuga ko agiye mu ijuru, bakanaririmba ngo aheza mu ijuru ngo tuzahurirayo. Muzahurirayo mute mutarabera? Kuko mu ijuru hazajyayo abera. Kandi ugomba kumenya ko uri uwera ukiri hano ku isi. Nibyo nasobanuraga hariya mvuga ngo kuko amategeko imbere yayo twatsinzwe. Umurongo wa 20 kuri cya gice cy'Abaroma 3 haravuga ngo ariko noneho ngo gukiranuka kw'Imana kutazanwa n'amategeko kwarabonetse, ngo kuzanwa no kwizera. So uku gukiranuka kw'Imana rero niko kutugira abera. Ntabwo tuvuga ngo turabera ngo turekera aho ngaho, twongeraho ijambo muri Kristo Yesu. Apostle Namani.